nurarambaza ngo ufite amezi angahe ngo ngiye mfite amezi 6 na to be honest avuze nyine ngo afite amezi 6 kumaza ngiye ngo mfite amezi angahe nje ku gipimo cy'amezi angahe kwihangana byaranze sinzi aho byaturutse amarara azatanarwa kuvuga atamano we niba arasabitekereza atampobera rabatinga it's okay nyine ikintu cyumba bana ukomerekeje bwatekereje ko hari ikintu hari ambwiye kiba kinkomerekeje twari dufite gahunda yuko azasubirayo atwite hari abantu benshi abazi neza ko umudamu we naza muri Amerika wenda atwite ushobora gufavoriza dossier ikaba yakwihuta kandi uwari wese niko bitekereza natwe niko twabitekereza n'umuntu wandika yamaje none se ngo waje twite ndavuga ngo ya atambwira ngo iyo twite ngo nyine ngo hari ubwo bya support case nawe sana kubita ako kanya ukumva asigira igikomera avuze umugabo wanjye ntago agiye kuza kubera ko nta mwana none sasa reka nanjye be nibereye ndi kumwe n'abajama banjye twaturi kwinywera agacupa ngita gute ntabyo ntabwo iyo twabyize so ngiye mfite umuco da nusa ntabwira wowe hariye ntabwira nyine abati none uyu nguyu byarajaguye simbizi bwasanga byanajaguye uruko Hey guys, welcome back on Patu TV show. Oh my god, uyu munsi rero yarahiye nge ndi muri mood abantu baje ubungu bwa mbere hano banyita Providence ego noneho nge mbere ko tugana ikintu dutangira ndamanze nashimira abantu bose mwakoze subscribe mwarayikinze mwasharinze video zacu abantu banditse commentaire abantu mwandike muri inbox abantu bose ibintu byose mwanyifurije umva bajya bavuga ngo ibyo wifuriza abandi nawe bijye bikubera gutyo niba wifuriza mugenzi wawe nabi nawe izakuza inshuro ijana niba yes you get what you give okay cyangwa if you wish me ibintu byiza niba unyifurije ibintu byiza no kuri Imana izakurengereza kandi izakubira ko buri most of time iyo wishimira ibyiza by'abandi nawe ugera ku bindi byiza cyane kandi nayanga turi Patrick ni kumwe na Patrick Chimya abantu mwese ntabwo ndi bisubiremo gusa mwadukoze ku mutima abatwohereje message abaduhamagaye kuri nimero zabo abatwandikiye kuri social media zisanzwe commentaires zose twarazisomye guys murabo gushimirwa kandi abantu bose bajya bagiba kutubaza ati mukoresha Instagram yitwa gute ku Instagram ni Pachu TV akarongo kwa hasi TV Pachu ni pa na a na cha ebyiri na u akora akarongo kwa hasi gatwandikaho TV gusa tanava Instagram yitwa gute niyo mba nibuka na kuri TikTok nazo ni birasa TikTok aratwika Pachu TV uzajyaho wirebere wisekere ibintu ubundi nta myaka 100 heza hisi ubundi uzise ubuzima ni bugufi n'amambe ko tishimye bira abantu batwandikiye muri comment badusaba gukomeza story yacu niyo mpamvu tugarutse ubu turi hano ngo tubabwire dukore amashuka dukore amashuka byose turebemo oya ngo tukanagiye kwiyerekanamo none se kuza dukore amashuka y'ibitagaragara byose tubite hanze by'abantu bacamo byabo ukayicisha mu nguti aho zirazikunda oya nukayicisha mu migana biske n'imigana n'ibirangora none imigana n'inguti yabihuriye hese none nukuvuze ngo badukora amashuka bose bashaka kuturebamo none nizo mpamvu izuvuga inguti come on don't be mad aha ubwo tugiye kuganira ku gice cya kabiri ku nkuru yacu ivuga ati kagira inkuru agariya nagahenda kuko oya ni abantu fertility journey abantu bari guca mu urugendo rwo gutinda kubyara singo buri muntu wese cyangwa ni bake ni bakaba baba badashaka abana ariko abantu benshi bashaka no kugira babyara abana none wasanga wenda waraciye mu kigeragezo runaka birakugoye ko wakivuga sibyo ariko rero take your time igize umvuri ready yo kuba wabivuga bivuge cyangwa niba ufite umuntu wizeye wabiganiza bivuge
niba ngewe I pray for this no nabibwiye nabazi one day simbizi ntabwo ngiye twatekerezaga ibyo kuzafungura YouTube channel ariko sinzi platform bya kuzacaho numvaga one day nyine nzasharinga journey yanjye hari uwo yafasha single iyo journey iracyakomeje by the way hari uwo yafasha hari n'uwakumva ko atari wenyine kubera yuko abantu batinda kubyara turi harya byandi bya nyine ni bakeya bahita gutera gute naga mana we bize babyo babize nasinze tuwe nk'urugero nk'umudugudu mamutuyemo nko muri state yose hari gusanga ari nk'umuntu umwe cyangwa babiri kumva nta muntu utamuzi ubwo muri Kensi bose bazi Patrick na Provi batinze kubyara nta muntu utakuzi kandi icyo gihe abantu gisanga niyo mpamvu yo guca mu kigeragezo uri nk'icyapa hari abantu twanyuze noneho abantu baravuga turi kumva nyine gushaka umure yakapu ngo ndi yatinze ariko bakoresha ikinyarwanda cyiza ntabwo harajya ngo batajya babyara ijambo budure yakapu disitari yabona akantu guys reka tubitangire akantu ku kandi ngayo nguko rero so tugiye please try your best no muri yose irangize tugiye kugerageza urumva urugendo rw'imyaka igera muri 5 igikomeje tuyivuge yose so tugiye kugerageza kugira ngo ube gusigarana amatsiko nkubwire kuntu abagabo batinze kubyara kuntu bajya kujyana kwa muganga bakubwira ati ngo shaka amasohoro kujya gushaka amasohoro nta mugore ufite kugira spam account zawe baca muri byinshi bro ahubwo zavuze kuntu twagiye ya miti yewe turabigera ukadutangira rata by the way single ku bantu twatangiranye day 1 umuntu niba twaratangiranye kuri video ya mbere ukabukiranga Imana igweze umugisha komeza bane natwe nta rungu uzagira mana we I'm ready so ariko mbabare ntarire no ntabwo ndi burire uyu munsi ntabwo ari kumubushira niyo mpamvu cyo cyiza niwo mugica mfite naho yabunywa yakuzajya hendeza anyway kurira nta kibazo kurirani ariko nuwanditse muri comment ati kurira nta kibazo rwose it's okay to cry ubwo se ni mugambi nabandize nararize bro yabamarira avamo amafaranga ubuno ntabwo za miliyoni nyambare tuntu dukonje hanze hameze nabi anyway kumugongo ndera umugongo rakuriye samoya dashaje hari nuwamubwiye muri comment ngo ujye ukora sport warazitangiye ahubwo nabonye ndi fat thank you waramumfashije nakajya mujyana muri sport akanga ariko baby stop ariko ngo asigaye yemera muri kumva ko ibyo mujya mutubwira tujya tubikurikiza nawe niyo hari inama niyo hari amagambo ngaho da niyo hari amagambo ushaka kutubwira utwandikira muri comment tuzabikurikiza 100%. Gusa hano umuryango mugari wa hano w'igihumbi 500 n'abantu beza abantu bari positivity guys stay with us bamwe mu I can't wait, I'm so excited. So kadutangire no nkuru ni urugendo rw'imyaka igera muri 5 gikomeje nyine kugira nyine ndaba umunyamakuru nawe tubwire story nyine gufashanya turajya dufashanya sigo sara ushaka kumbaza ibyiza nyine kugira byasobanuka fresh umbaze turatubazana tuganira nta bibi uzi se okay reka tuganire tuvuge muri make urambaza ibibazo nanjye nkubaza ibibazo singo so guys twebwe njya mu Rwanda kuri umugabo wanjye muri 2019 mu kwezi kwa 5 tariki 17 nacyazibuka ntabwo nazibagirwa no munsi nyine twabonanye face to face nyuma y'imyaka irenga ingatara ntamubona gera muri 6 so twaravuganaga nyine of course long distance relationship two tunaziranye twese twaturebye kubyara kwese nkuko mubizi umuntu wese afite mu diaspora cyangwa ugiye gukora ubukwe avuga ati diaspora ko kuzana mu diaspora vuba dufite gahunda rata nafite gahunda yo gusenga ufite gusenga y'amezi 3 and then nkaza gahunda yari kuza ntwite mumpaze none twajya numvaga ari ibintu byiza nyine kuza ntwite none tukaza kwakira ku airport n'akabebe uziko ibyo bintu twabipangaga tutaranabona bati uzaza mu Rwanda ngusubire yitwite ukubitekera dute twibagiye kurira bo arona cry ntabwo azanye kamuzana agatisha no I'm okay I'll be all right ntabwo nyangazana ko bona sigaye ari ntagakirira mbere nitwaza agatisha uri kumva none sasa twabipangaga ataraza mu Rwanda kuko twumvaga naramukaje mu Rwanda
azagaruka muri Amerika akaba atwite yamara kuba atwite akagaruka hano akabyara none sasa wenda process igakomeza kumvaga bizafata igihe gitoya ahubwo mbarumbaza ira confident twatwifite bagira papa n'ukora muri migration yani byandi by'umuntu atekereza ariko bijya bigenda urikumva none sasa nkazaza hano muri Amerika mwumva ko uzaza kumfata ku kibuga cy'indege ufite na so muri ariko ntabwo byabaye amena tatarashira oya ukwezi kwa mbere kwarashize none mwumve mbabye n'ikintu kirenze se naje mu Rwanda kwako yo my god that is good hano twaje muri reality show no twe nabuki the flight ya mbere bakora bizi abakobwa benshi tadufite nka app kakubyira igihe uzagira muri mu mihango siko ayita mpfa nagaze kuri no kuno bayita regre nyango mu Kinyarwanda hano tukoresha Kinyarwanda umuntu akubwiye ati bego uzabikoresha ibyongereza byinshi nta cyongereza nzi ariko n'ubundi impamvu mba ndikubwira mba nkiri ari cyari ku ishuri ndi kumusoma my English is sleeping n'ubundi uri kumva no ntabasika bisanzwe baranyira hati inota ariko ningerayo bizaba bimeze gutya gutya ariko anyway twatwambye natwe twapa ibaze ko twarabaze bana abantu wenda baba bana cyangwa se baba jene bo muri iki gihe hari ibyo trackinga igihe cyo kuba umuntu yasama sibyo ovulation yawe muri ovulation yawe rero natwe twumvaga ewana mbyati manzi utega indege uzi neza ko no ahubwo no muri pharmacy bagurisha kit yo gufita no use iminsi yawe igiti kit ugakoza mukagikoza na gari kit na ni akantu bagurisha ukuntu ujya kugura pregnant test cyangwa uduki ukabara iminsi yawe upima nyine inkari zawe ukamenya igihe cyawe cya ovulation cyo gutsama ibibazo rero byose twarabipanze none mbwira mu kwezi kwa mbere yaratangiye ntabwo twabitege byaje tutabitegana ariko waruzi hata na hagidagiyemo ntabwo yagiyemo kabaye iki kandi bro twabikora oya ntabyo kubikora ntabwo bivuga batangiye kuzana ibintu byo kubikora nyine ubwo nyirkumva namwe saranze bije bura twarasengaga uvuga ibyo byita gusenga basi kugira ngo twarasengaga abantu bakuru bazajya tamenya gusenga cyari cyo gusenga umugore n'umugabo oya hako yavuga ngo intuza zimara amasaha 20 harya 8 iminsi 3 ubwo nta no gusiba bwo ya twasaga bari umunsi umwe urumva ngo twarasenze kabisa umunsi umwe warwari byagenze gute nta kintu yari yo full time job kariko kazaje muri yaraje wasaruye baby yaje muri Afrika je ku Nelson abatije muri Amerika bazasubira muri Amerika mufite umwana kandi n'abantu benshi bagenda babitekereje nawe ni muri comment cyangwa se nawe wenda ni buri byarakubayeho abantu benshi kuko hari benshi bijya bibaho ndabizi so ukwezi kwa mbere kurashira kwa kabiri kurashira kwa gatatu kurashira nenda kugaruka Jesus Christ noneho urumva n'icyo gihe uribaza se what's going on cyakoze guys niba ari ikintu cya mbere njya numva nyine I'm so grateful for ni kuba nyine Imana yarakugize umutware wanjye iyo atabari wenda sinzi namwe mwibaze umuntu mwagiye kubana after 6 years amacha mu byanda ushaka kuburwa sida ariyo mpamvu uje bamubwiye ibintu byinshi cyane no ibaze ugize ya cyashigeragezo cyo gututinda kudatusama wose urukumva hagomba barumbye ntanarenga aho ngaho ubwo imazi tatashize ngiye kugaruka saza kwasanga arwaye sida no natanabyara wasanga yaraje nyababyeyi barayijya ariko guys reka mbabwire niko watekereje oya ntabwo ariko nagutekerereje kubera ko twagiye kwa muganga murabizi ukwezi kwa mbere muri fresh nta kibazo ko nta nibwo mami biteganya ahubwo n'ukwezi kwa kabiri bari nta kibazo ariko bitewe na pressure mama ufite yuko umuntu agiye gusubirayo ushobora kuzongera kubonana hashize umwaka mudamu wanjye twashatse ahantu ukwezi kwa mbere byarabaye tubonye asubiye mu gihe cy'abadamu kwa kabiri twaza dutangira kujya gushaka umuganga sibyo kwivuza yewe bro twanyweye imiti nawe niba uri kunywa imiti bro kuko kugira kuyireke barabesha abantu abifasha bitewe no kuntu wenda bikutanye ubwo se imiti barabaza umuntu arwaye iki bro none ugasanga wenda ababyeyi bakuze barabizi cyangwa se ababyeyi bari kubyumva urabizi iyo ufite nk'umwana cyangwa se ufite umugenzi
cyangwa se ufite umuvandimwe bagatinda kubyara ujya kumwahirira ibyahi n'ibyahi ibiravumba ibicuncu bro twarabinyweye ku buryo kingera n'igihe noneho nagendaga mu cyumba abati mana gutuma nk'ibi bintu koko none cyose bajya babigira barabwira mwembi mu bintu mwembi twembi ibintu bicarira noneho uzi ikintu kirenze kumva nyine buri wese adagiwe uburwayi bwawe atazi n'icyo urwaye kumva bamwe bakambwira ngo wasanga harya ngo wahita gute intandamyi ngo wasanga ufite ngo amibe wasanga ari amibe wasanga mujya mubikora ngo intandamyi karigata intandamyi ngiye ngize ko karya amasohoro muragira inzoka mu reka da hano ntabenzi eka ceze mu isoko nyine ngo umuntu agira inzoka biri hano umuntu abikora igata ingwiri gata intangazo umugabo niko bajyaga bavuga nyine urumva umva amezi tusarangiye tubiranga ndagaruka bro hari twagiye hena bena siko twamenshoni nako twagiye henshi urumva twaba turi Kigali umuntu akakubwira ati ngo umuntu wenda w'Ikarongi cyangwa se umuntu wenda Musanze ngo umuntu w'Urubavu ahantu twagiye ntajyana nicuza ko twagiye niriya kura ahantu kuriya ku mubuga nariye y'imyembe nta kibazo ijene yavanye n'imyembe umugabo w'umuvuzi ubayo nta tumuvuzi izina ahubwo nta hantu nyine umuntu wawe ugenda muzi ni kure handi ufata imodoka ukagera Rubengera ugatega moto 10 na bingahe kuri moto ni kure cyane ahantu nyine rukumva nazi hafi ku mazi ako bapfunyikiye none sasa ugasanga abandi baraje barababyiye ati ngo wasanga barabaroze wasanga byaragenze ute bro haba hari ibintu byinshi abantu bakubwira kuri cyane ugeraho ukavuga ati se uyu muntu niba yaranandoze wasanga ubwo burozi yarabumixinze akabivangavanga so noneho tutaciye mu amezi 3 sarangiye ngo ndagarutse ntago nsamye ndonge turapanze nsubiyeyo niho rero ibintu byakomeye noneho nsubiyeyo ese twaganira umuntu bya undi igice cya mbere cyo cyonyine ni kirekire sibyo nakumva igice cya mbere mudamu araje turamubye aravuze ati twari dufite gahunda yuko azasubirayo atwite hari abantu benshi abazi neza ko umudamu we naza muri Amerika wenda atwite ushobora gufavoriza dossier ikaba yakwihuta kandi uwari wese niko bitekereza natwe niko twabitekereza n'umuntu wandika yamaje none se ngo waje utwite ndavuga ngo ya atambwira ngo iyo twite ngo nyine ngo hari ubwo bya support case nawe sana ko bitaka ako kanya ukumva asigira igikomere avuze umugabo wanjye ntago agiye kuza kubera ko nta mwana none sasa reka nanjye be nibereye ndi kumwe n'abajama banjye twaturi kwinywera agacupa akajya tekereza wasanga se umugabo wanjye zibara ntago atekereza mwene uzasanga narateye nk'undi mugabo w'indara ntabwo binigeze mbitekereza ahubwo none se ko ari inshuro nyinshi muri urugendo ngewe wacikaga intege yo bwo ukankomeza wasanga bingere kumukomeza ntabwo nigeze nekereza ndakoranya mu ahubwo natekereje intambaro ugiye gusiga ndurwanye nayo people banyina ntago zabakubaza singo bazavuga gukena gutya ahubwo guess ahubwo icyo gihe niho urukundo rwacu rwabaye strong nturwana komeye kurusha rwabaye strong kurusha n'igihe cyose mbere urukundo icyo gihe hari utinya kubikubaza none sasa yatinya kubikubaza none ugahita uvuga wenda agahita avuga ati se none bari abantu baratwise bari abantu byagenze ute none bikamutera ipfunwe ryo kuba yaza wenda ngo abikubaze kandi nawe wenda ni ugera ko bimusobanurira rimwe na rimwe n'ujya umuntu wenda ashiri ntuzi ubwo agahita wenda ari inshuti yakabikubaza ako kanya nabuze ikintu nababwiraga nta byati nitwe twabipanze ari unusasubiza iki beto byati ni mwebwe mwabipanze kubera ko ntabwo niba hari n'abeshi ubwo nyine byari nko nkubeshya none se ngiye kugusobanura nge ntaho ndakwisobanura nge details ya gutya na gutya fese ubu niya gusobanura ni igikomere nanone wari wese areta abenshi abicamo none se mfite kukwisobanura kubera iki so muri kumva ibintu turayirangiza ko tucapurisha ubwo amezi 3 samesa arangiye ndagaruka yagarutse muri Afrika umaze iminya rugomba yaraje azamuka naje mu kwa gatanu sura mu kwa 8 kwa 2019 abantu barasetse muravuze ngo kubito ugasenga bro no ugasenga hande nababwiye hari n'abantu bansenze ngo navuze ngo nagusacinga kuri Google bro uretse kubwiye iyo ushaka ikintu nta hantu utajya kubariza sibyo gusa nindi takora nimbe bikubwiye ngo gihari aho ni umwana muto yakubwira ngo gihari nanjye unarasenze mboye ndasenga biranga gusenga byanze kikumva nuwajya kugira inama ati babigenza gutya wabigenza gaje no kuzanega zahamagara
nk'umupapa namubaza wasengaga bati none se basenga gute kugira ngo umwana yinjire gorera ko kubaza kuri Google wapi ntago ntaze turera umuntu w'umushuti wanjye sasa mukuru wanjye nizeye ubutagira gute kuko utakuvamo cyangwa se wakugira inama kubera basa ko utabikora neza wasanga ari igihe umuntu abatekereza urumva ko na position utakoze koko mara nyine ko nta style utaba warakoze utarasenzemo nyine ahangaha ujya usanga ntawe udapfunda imitwe ukabumva bazajya no kubaza grafre ati se none wowe uko mbona ufite abana ujya ubigeza gute ari kuzamubaza nda ari kuzamubaza ati maze grafre wowe ufite abana cyangwa nzajya kubaza sister wanjye ufite abasister ufite abana umwabigenje gute kugira ujya ubigenza ute kugira bagutera inda ariko icyo gihe ari ibintu byinshi cyane ugenda unyuramo hari ibintu byinshi cyane amagambo y'abantu none sasa umudamu wanjye asubirayo mu kwa kangahe narasubiye nyine mu kwa 8 asubira mu kwa 8 mu kwa 8 aragenda agaruka mu kundi kwa 11 kundi mwaka ukurikiye 2020 amaze umwaka n'ukwezi kumwe tutari kumwe wumva none aho ngaho niba ari no kubaza abantu mwarabajije byose none urukumva none wo witeguye 100% kavuga two biri kose wenda nabantu bazi n'ibyo amadosiye kavuga twinda na dosiye arani bigeze kuvuga two byagenda kose ariko buri gihe gitoya ngo nanjye ngende reka byibura aze kundeba nasubiza asubiyeyo aramutse afite umwana byaba arakarusha isiko bimeze rero ngatubwire ko kugaruka ko byagenze okay ngaruka nago nyine iyo umuntu wese abaciye muri ibintu ntago nari mfite icyizere 100% ko biri bukunde ntabwo wari ufite icyizere 100%. Nusura warese ko byanze inshuro ya mbere ubundi ngiye cyo numva nkwikumburiye gusa nta nubwo no gutekereza ko nyine mutuje ko byaha ko haze if want me to be will be ikindi kintu cya mbere kiza ngiye nagize ahari oh my god I don't know ahari really oh Jesus kandi kugira ntabwo bishaka rero nta kibazo na rero tumagira isoni tukatire hano turekera oya komeza Jesus so baby stop analyze this ase yibuka intambara zose twarwanye sharige arya umuganga wa mbere twagiyeyo ninde none izi kibabaje arya twagiye kwa muganga tugira gute ko turi bazima yego kubyanze ibaze kamufashe wenda araza kuvuga wenda naza kugira twe twagiye kwa muganga tujya ku bitaro biri private bya private n'arya 200 simbizi harano twaragiye tujya ku bitaro twizeye bya binini nyine by'abagore babandi baba abajekonologe ba original abajekonologe mu gifaransa urukumva none sasa tugiyeyo uzigitangaje baramudupimye kandi ubwo twari tumaze umwaka ni nka twabanaga ariko urukumva ni nka twabanye amezi 3 gusa none sasa tugiye kwa ginekologe baravuga ati uyu wabeshya ko maze umwaka kugira bagufashe kwako twebwe twaravuze ati nitwabwira ngo nameza ngo twabanye amezi 3 gusa ashobora ati hari cyari kare none ibaze kujya ku bitaro by'ababyeyi ushaka kujya gutwita ugahurira n'abandi batwite oh my god wiyumvaga gute ndahuriyeyo ntabwo namwibuka izina no mama twahuriye it was the first time nawe yari mu first time mom yari bwa mbere nyina twite noneho ego noneho arangije kwa kundi yamwice ntemutonze nyine ahambere nyine utanga amaraso guys narimbi kubyo gatoya muzanira akatishu agaswara ke nakabuze iki kintu se bwo ikintu kingana gutya noneho agenda nakiyanaguza na zana kiryamaho tu you crazy thank you that's nice of you no rero warugeze kuri story warumbashije ngo kuntu nyine ngo kuntu ushaka kujya kwa muganga ugasanga wowe ugiyeyo kugira utwite none sasa kandi urukumva urajya ku bitaro by'ababyeyi hari abandi bamusanzeyo bo bagize gute batwite numvaga meze ute wagiye kuduhereza story mu mama mwahuriye twahuriyeyo nawe bwa mbere agiye kwibaza umwana we wa mbere icyo gihe twahuriye yaraje ku gipimo cy'amezi niba ari 6 kora ko ntari ikintu cya mbere nakunda no kubona abantu batwite mbona bari so cute mbona nyine ari beza cyane so uwo mama mara ari kwangasa nta kibazo mwihangane ubwo mara natemba azironga ndi gushobora kuvuga uwo mama
aho namwicaye ku murongo mutonze nari bubanze mbere yiwe umugabo yaramudropinze kazi yaramudropinze agiye kwa mugageye nyine bako nimwicarana abana nta nubwo yarazi ngo nturutse ngo nanjye yarazi ko ndo muri Kigali nyine amakuru ni meza ameze gutenya sawa nurarambaza ngo ufite amezi angahe ngo ngiye mfite amezi 6 na to be honest avuze nyine ngo afite amezi 6 akumaza ngiye ngo mfite amezi angahe nje ku gipimo cy'amezi angahe kwihangana byaranze sinzi aho byaturutse amarara azatanara kuvuga atamano we niba arasabitekereza atampobera rabatinga it's okay nyine ikintu bicyumba bana ukomerekeje bwa bwatekereje ko hari ikintu hari ambwiye kiba kinkomerekeje amaye ikintu kinini cyane nkamwegereza kuvuga buhoro ndavuga cyane shahariya nta kibazo ndavuga cyane nandi kamugufasha please uratuma ngira iso nta kibazo reka ndafate gutya urukumva marasi nzaturitsa nyine atatekereza ndetse hari icyo muba mukomerekejeho nyine kandi ntabwo yarambaje nawe koze yabonye nanjye konje ku gipimo kuvuga bitabyanga ndamubwira ati rero ngewe ntabwo nje ku gipimo ntabwo ntwite ahubwo nshaka gutwita nyine ubwo nanje gucekinga za ultrasound bajya bakora nshaka kumekinga shwa nyine kumeze neza muri terisi yanjye she was mugari yakwa wirabura ntabwo nzi izina ryiwe ntabwo twanahanye nimero gusa yarambwiye ngo durire ngo ntibigucinege ngo nanjye n'umugabo wanjye ngo twamaze umwaka niko yambwiye twamaze umwaka nanjye njya kwa mwaka ambye ntabwo ngo umwaka mudacana kintu bazamfasha ngo twagiye kuzuza wa mwaka unasame nguza amagambo uzacamo se asa nk'ungera ingaro y'ibintu ngiye gucamo nyine ngo ihangane ngo ntucike intege ngo kingenzi ngo uzakundane n'umugabo wawe azabe supportive nose arambaza n'undi mwazi nate twazanye ako waruri hirya mana we ubwo nyine ijyayo ibazuragira nyine bagukorera check up doctor aravuga ati umeze neza nta kibazo none hari ibinini bakwandikira ngo ubifate nyine nango biboosting iki ndabifata nyine ubwo yaramagera nakati ntago ngo nunywa bino binini gutumwa iminsi 5 ngo ntago bizashira udatwite ngo mu gihe cyo gusama nanjye ndabise mubyibuka muzabime mu gihe cya ovulation ngo gihe ovulation izatangira nzabize mbese kwa ovulation breast agira ukwezi kwe cyangwa zigiye ovulatingira bwa minsi twari tw'iminsi 5 ndatumva ngiye kubona igihe cya ovulation kiratanga umuntu abatakizere ngano nuko urabizi gwagiye kwa muganga kandi n'umuganga ukomeye ari muri Kigali wizeye abantu b'abasirimu mbese byari bitaro nyine nawe arabyumva umuntu wenda icyo gitwenda hari ufite udufaranga kandi ufite ikintu ukeneye kandi twumvaga niyo yaba miliyoni yari yose nta cyangwa se umuntu wese wenda kuko umwana ntabwo wamugora sibyo nta kintu watanga ngo ube wabona umwana kuko twumvaga amafaranga yose badusaba ahantu hose batujyana twagira gute twabitanga rero aho ngaho twumva ni hahandi twari twizeye ubufasha bwanyu noneho mwibuke icyo gihe tujyayo ubwo nyine kwari mu kwezi kwa 2 kumva nansigaje kwezi kumwongaruka yasigaje kwezi kumwe nyibwo birangira nta samye ntajya mu mihango ndavuga rero noneho ikintu cya mbere uribwira mutima ngo wabigeze ndarambiwe nta nzongera kujyana nzongera kwivuza hagiye kubyira kaba wirukanse ibyo bivuyeho ngo avuyeho hatahaza abantu kutubwira mu bya Kinyarwanda ngo abantu bakoresha imiti ngo ya naturere ya gakondo biki n'ibiki be utabeshye totale ngiye yarandika amafaranga so far kuva nadisade bati ngiye am done with this uziko twatanze mu manyarwanda miliyoni zigera muri 6 Gana nayibaza miliyoni zirenga 6 abo sabona nabo nibyo naguze ngeze hano muri imiti hano muri Amerika ari abantu yohereje niba ari 2,000 mbese urukumva ibintu byinshi umuntu wese arakubwira ati shikora kino waba utuwenda utwo dufaranga bati reka nkore byose hazibremi no uri no kuri kuca kuri ya magambo y'abantu bati bari yanga gutya na gutya noneho sasa hari umuntu umwe ngewe nagaya umuganga wandi watumye imiti abeshya bajya kubeshya akakuzana nari skema bari gukora akazana nk'undi muntu wenda first of all wihereza umuntu ikizere wenda avuga ati gerageza hari ibyo byakunda ariko ntumuhereze confidence ngo iyi ngiyi uyikoresha ngo mu mezi 3 uzaba wasaba ya mezi 3 gategereza
ahubwo ndavuga ati trying nkuko no kwa muganga bakubwiye ati trying n'ibyanga ubwo uzareba indi option ariko ntuinsisting ati amese tungo haba hasa ntiye tutagiye hano tutwagiye none usanga usanga hari ibitaro twagiyeho cyagiye byayindi byembye Musanze bakajya bajya gupima urutoki nawe se kuryamisha muri table y'amazi ngo bagusora imyanda mu mubiri abamujyana mu biboro byiba biri gutogotama amazi akaryamamo imyanda iri gusohoka bamukorera massage bakora ibiki byose icyo gihe wamugani niko bivuze rimwe na rimwe hari igihe wenda bajya batekereza ati niba uru rugendo rwo kubura urubyaro batabatekereza umugore kandi ushobora kuba ufite ikibazo kandi rimwe na rimwe hari usanga n'umugabo afite ikibazo rero nyewe nari ndi wedi ku cyaryo cyose bansaba kuko iyo aho batwajyaga nanyweye imiti nitabaho babakecuru bandi bagendaga ahantu umukecuru twariye ibijumba ni hera hari mu cyaro uri kumanuka kujya Gisenyi muri za Gatagara muri Gatagara haruguru ya Mahoko simbizi ako mu marute umumere umwana umwe nawe ndamusoje cyane sizenda naza mu kiganiro ariko ndaza kumutima w'umuntu yaturanze yakoze byose akajya dusengera twagerayo akambira ngo wasanga ubwo intandamye nawe akaduhereza testimony ati nanjye natwise hashize nk'imyaka 20 mba mu nzu akunda byara umugabo we yamusabye uburenganzira agatera umugore mwiza dore n'ubundi tumaze imyaka umugore w'umukuru abari umusara atakugira twembi dusaze nta mwana ahubwo wowe genda ujye kubyara cyase ishaka undi mugore wa kabiri gusa ariko uzibuke ko nanjye ndi umugore wawe byonyine ukumva ese ubwo muza kumubyara kana kagahungu kamwe wabikora nawe no se sibyo kujya nakubwiye ngiye ntago navuga ngo ugende ujye kubyara ahandi ahubwo kadukomeze turagenda tugiye ku jumping so turakomeje urwo rugendo nyine umva amafaranga yose arenga 6,000,000 twatanze ngo umuntu akunywe imiti muri 20 nari muri Amerika ngo namwe byarakomeje aze no muri Amerika muri turi mu mwaka ngahe 2023 okay muri 2022 iri gutangira 2022 ko cyo gihe maza no wari umaze imyaka 2 hano muri 2022 iri hagati noneho niho nafashe umwanzuro ndavuga kuko iyo gihe byose byo naguraga njya bimaga ngenyine urumva ibintu byose utegeza ko ari ufite ikibazo naravuze ati none I'm done nta kintu nzoya kuvuga ngo ngiye kunywa icyo nangiye focusinga hano n'ubwo ati ahubwo ngiye kujya kwa muganga ngiye gucekinga ku bitaro bya Rwanda yo kujya ngo runaka mbye ngo byaramufashije byo narabiranditse none ndafata umwanzuro wo gukora iki gwera kuri clinic iri hafi ya kwisabira appointment ngiye gucekinga nyari amaze imyaka 2 mvugishwa byiza ukuri ujyayo nyine ukora bakora ubucupa bw'amaraso bugira mu 8 ko navuze ati ngiye n'ikindi kintu kindi nta nibagirwa ubusa icyambere ntukazibreminge ntabwo nyanicuza 6,000 ntabwo nyanicuza ahubwo nyamvuga iyo mbimenye cyangwa ndakagira nk'umuntu wenda uba waranye ako se ni sinzi ubwo niko byagomba kugenda ko ntabwo nakwibreminge ako nagara amafaranga yose mba naratanze ndagenda kwa muganga kuri clinique ngeringa ultrasound bafata ultrasound bafata n'amaraso nyine noneho baza kuma ibisubizo ujampinze ugiye ku gisubizo cya nyuma baguhaye kandi aho n'ahambere bambeshe naho ahambere ujya hambere nyine uhera hambere bo bakubye gutarera yarambye bacekinga nyine hormone zose zisaba umuntu kugira twite yarambye ngo umeze neza bakorana ultrasound yo kunda yarambye ngo bayita bicorneal uterus so mu Kinyarwanda nayita ngo uterus yawe ibicapye nk'umutima imeze gutya kandi murabizi ko uterus bigomba kuba byibura no hari n'abantu bameze gutya imeze gutya ntabwo bose iyo ngiyo aba ari yo reason why utatwita afazari wanatwita bandekana vamo ako nayo nagize ngivemo hari n'ababibaje muri comment ati se none yaba yarajyagamo ikanga kwigahita iva ntago byakoraga wapi asanga ari ngiye utarushoboye akazi ubusungara gashoboye acha mugani mwazandangira umuntu ubikora neza uzi ko ugashiramo neza akazi ndi kuva akazi ataza kugira umuntu ndeba nabi you crazy so aho hambere ambwiye gutyo ikintu cya mbere nabyo umuntu gucamo ibintu advocate yourself uzajye wivuganira
nararize uyu twatumwe bamahereza kuri telefone none sasa kandi tujya kuri Google yani nabye ngo najyaga gusacinga neza ajya gusacinga atajya kuri abantu bafite iyo background iyo no bakeya ku isi abari bake cyane no atakubya ati umuntu ufite interesi imeze kuricyo ngo iyo twite ngo ntago umwana ngo afugere nka full time nyine ngo ntago avukira amezi 9 nk'abandi uko ngo umva ngo meze shape kandi umwana bafite kwisanzuka ngo rongo agavusiga kitageze ewe nararize ndwara gahinda yamaze nk'icyumweru yamenda henda nkabaze Imana yanjye ndagenzana none ikintu nakoze kindi navuze rero ngiye nawe mfa giving up ndarira nyine ko ndabati hene second choice handi nagiye hambere ndahava scheduling ahandi ndeba mu OBG ufite review nziza hano ro guscheduling ari bwa mbere byanka amezi 3 kugira mubone mbonane uzabonane no mu OBG ubona umuganga ujyanye ushinzwe nyine by'imyororokere nk'umuganga w'abadamu sha Imana mwijuru nta hantu hamwe nigeze ngira nka n'umugabo wanjye hose yaramperekezaga namujyanaga nashaka n'utu video ndaza kujya mbashiriraho udufoto n'utukerekane we ndaza kudushiraho bari gureba kuri hose kuri karikire bari hose bari kujyayo ubwo tukomeze noneho ntago kimeze nabi noneho turandagenda njya kuri choice ya kabiri please advocate yourself uzajya wivuganira wajya kwa muganga afite doctor imeze gute hari gihe umwakubwiye gutyo kandi ntugashidikane kugeringa second chance kugira nyine second choice bambe choice ya kabiri and then njya handi byatwaye 3 months ubwo aho ngo turi muri 20 twageze muri 20 turi mu mpera za 2022 ndibuka umuntu twabonanye mu kwezi kwa 8 nkeka kwa 2022 amerekeje ndagenda ndamuganiriza nyine mubwira umva kandi ujya kuganiriza umuganga umubwiza ukuri none ngewe me personally none akamaze no se ngo hari abantu wenda sinzi nawe waba uri gucamo ibi cyaba babuzi uba ufite endometriosis bisobanura mu kinyarwanda babyita gute nabo bya bibyimba byo mu nzu gusa ni ibibyimba sinzi ko nabyita abo ufite endometriosis ufite ibyo babita amasisi ntabwo nzi ko nabyita mu kinyarwanda ako nyine ni hawe ngo ni shape tameze neza muri nyababyeyi ni nk'ibintu babiri muri nyababyeyi aramaze ngura bigira ndavuga ntabwo mbizi ambaza ukuntu imihango yangiza ndamubwira niba uribwa niba ugira ute ntabwo ngiye imihango igindya ngo ndasara cyangwa abandi abafite endometriosis imihango irakurya kandi niyo iri kuza inwiza ari ibintu by'ibinyamanya ndavuga ngiye sindasiye imihango no kwezi nakumwe sindirenza n'umunsi n'umwe nyine biramucanga aravuga none rero ndavuga kandi nagiye hano hantu mubwira raporo bampaye hambere aravuga ati ibyo bizamini bakoze ntabwo bihagije niko yambwiye namubwiye ibyo bampimye ati ntabwo bihagije that please iyi ni second choice kandi remember that time ndi kwishyurira out of pocket na insurance nari mfite najyaga nishyura nyine ubwo na making cyakoze nta deni nkirimo paying na making a payment kajya wishyura gahoro duke tugena ko nabonye ntazategereza mu kwa mbere ngo mbone ko insurance yanjye yo kazi yayigwa active mu kwa mbere no nawe ntabwo nzategereza igihe cyose and then aravuga bamfashe ubucupa bw'amaraso 12 so yapimye bacekinze baragiye every single mu maraso nataje ndi guhungetwa amaraso yanjye bose bayamara bira ko urabona reka mufasha aho ngaho akenshi ugibona iyo ugiye kwa muganga hari igihe wenda abantu benshi bagiye kwa muganga bari guca muri iki kigeragezo usangageze kwa muganga bakamucekinga utuntu tubiri batamubwira ati ngo turubona umeze neza ukajyayo bagacekinga n'umugabo ngo nawe ameze neza ugasanga ukagenda ugategereza ngo umeze neza imyaka 10 igashira sibyo kandi muganga yarakubwiye ngo umeze gute umeze neza yego hari n'igihe Imana igiye bikora wa mugambi w'Imana ikikorera ariko urumva utegereje cyagiye wenda cy'imyaka 10 ariko wenda wari kugerageza cyangwa se ushobora no kuba wagerageza ukajya hirya no hino ukajyana hirya no hino ukazakubitana na wa muganga wa nyawe wawe ugomba mbese Imana yakoherereje akavuga ati uyu ugomba kugufasha kumva rero nawe warazengurutse hari n'abantu benshi ubu ngubu bajya banatubwira muri comment ati hari amazi imyaka 10 ati runaka wacu yamaze imyaka irenga 10 ati yamaze 20 yamaze ute
comment zanyu pe ziradufasha zikadukomeza tukumva ko natwe I'm strong, you see. ejo cyangwa ejo bundi ubu ngubu ntabwo yabaga afite n'umwanya cyangwa se yabaga yashobora no kubivugaho kubera ko byari bimugoye byari bimukomereye ku mutima ariko ubu ngubu uri kubona ko ari strong kuba yaganira nta kibazo bifiteho nawe wenda niba uzi ko waciye muri ibi cyangwa se niba uri kubicamo ufite ikintu wabwira umuntu wumva ururimi rwacu turi kuvuga please nuba uri hafi uzaduhamagare cyangwa se umusharingi iyi video nawe umubwire ngo komera kubera ko natwe turakomeye kandi imana kuntu ari umuhanga igihe cyayo kigeze irasubiza. God's timing is the best. So icyo nakoze research, of course thank God tuba ku bantu bakora YouTube hano bajya bagashinga jani zabo none hanyera nkara jani z'umuntu nkara abateste bamukoreye kagenda nkayandika ku ruhande nsanga teste ziri kwaringa kugira ba checking every single things nta kintu kimwe bibeshye hari gihe waba ufite ibyo bita antibody handi wanatwita mu birawo ujya rejecting ibintu byose ndanifate ibona nkari nk'ibintu byateye mu mubiri wawe urumva rero iyo ufite icyo kintu hari imitubaho inshinga ufite nari imiti ufite kuba so ngenda nagiye mfite liste y'ibintu nshaka kubw'amahirwe hano ngo nigeze imanza kuyimusomera. She's amazing, no obiji mwiza cyabisa yarabuze rero none amahirwe nagize nawe yaciye mu rugero rwo gutinda kubyara mu gihe cy'imyaka 7 nawe urukumva n'umuganga ako yatinze kubyara imyaka 7 nawe ishira ategereje urubyara cyakoze akayama ikizingura cyaba umwana uracyari muri za 20 n'ingahe ngo dore ngenda kigeze muri za 30 n'ingahe kandi cyafite kizere ngo ngo I'm going to try my best ayodaringa hari ibyo yodarinze kugeringa sonogram naho binjira inside muri inside nyine muri inside heherera muri inside mu nzu muri kuci ego komana ya ezo kugira guri nyine binjira muri iyo vaginal siko bagita se yivuga mu kinyarwanda mu kinyarwanda bita gute abyo ari yo twabyize so je mfite umuco da nusa ntabwira wowe hariye nabwira nyine abati none uyu nguyu byarajaguye asimbize bwasanga byanajaguye nageze ibitese bamuri bajya binjira muri ntuzi ya schedulinze ibyo bita sonogram bambonye ubucwaga 12 bampimye iyo antibody thyroid amavitamine yose mu mubiri hormone zose byose buri kintu cyose yari yambwiye ngo teste ngiye kuguschedulingira ziraza kudetermining ziraza kuvuga step turakurikizaho. Sonograms wenda rekanye sobanura abantu wenda gatoya binjira muri ntuza muri nyababyeyi sibyo bagafataho agatishu sibyo so bakebyeho iyo ngiyo ni ntuza iyo ni sonogram ni handi kujya kureba shape ngo nimeze sobanura abantu aho turi kumwe ariko turi kumwe ariko sibyo ngiye mbisobanukiwe. Okay, sonogram binjira muri kwari umuntu wari hano bafungura cervix yawe bakinjira mu nyabye yawe bakara ovile zawe bakara fallopian tubes bakara ovile zawe ari nzima cyo nicyo cyambere bareba ko yozi producing eggs niba byibura za bakareba nibyo bita fallopian tubes zawe imiyobora ntanga yawe bakara niba ifunguye bamenamo sinzi mutakoresha bamenamo kugira ariko zifunguye no bakareba na environment iri muri uterus yawe so ibyo bizamini barabikora ariko ujya utegereza abo kanya ntabwo bakugira ibisubizo obija no kwako hari gihe babiri abanga gukomeretsa ndashobora ko ufite ikibazo bate bazarinda obija bigusomere and then igihe kiragira nyine amereze aramamagara yo kabyara nta nubwo yamakugaye ngo twampisubise kuri telefone yakanse scheduling abagati dushaka ko duhura to reviewing results z'ibizamini nagufasha shiranye ntabwo yarahari ntabwo nahinde icyo gihe ntabwo aruhari nagiye kandi ibintu byose twarajyanaga icyo gihe ntabwo aruhari ntabwo nari hano mu nzu ariko icyo gihe nagiye mu kazi waragiye mu kazi ntabwo waragiye mu muhanda amatrack icyo gihe njya gufata ibisubizo nyine ariko njyewe twari turi kumwe nagiye mfite ubwoba ndi kuri telefone ndimubwira arambye ihangana nyine ngo wareva yarambwiye ngo ihangane ibisubizo byose baraguhereza turi mwibwe turi kumwe so
we got this njyayo umutima wanjye ari gutera batugenda nageze basanga mfite umuvuduko mwinshi ndamubwira ati ntabwo ikibazo mfite cy'umuvuduko ahubwo nuko I'm nervous ati no don't be nervous ntabwo of course nandi nervous kandi ntabwo nagwenda ibisubizo byaje kandi ibisubizo byaje nta cyaba bikora ntacyo nari kubihindura and then ndagenda gushaka ko ibisubizo byanjye oya si harwa ni ngombwa ni ngombwa byose birimo kana ariko ndagenda bamireza ubwo nyine ibisubizo ibisubizo babimpaye akatakambi babikiye bampaye ibisubizo and then arambwira ngo yayita thyroid ma thyroid hormone yari iri high cyane so ntabwo yari active urumva boro byose namweye miliyoni 6,000 ya miti twanyweye wari gufungura nyababyeyi ngo bari ko ariko abo se ubundi ko njye hari igihe nagajya nibaza kunya mbona baduhereza imiti imwe wenda niba ari gufungura nyababyeyi niyanjye bazayifungura bajya babona mfite nyababyeyi ibyo ni mu Rwanda n'aho Amerika aho mu Rwanda ibiti bamaye ibiti nkabati nkajya najya kuryama bati ibinyagwa ntibari byo gufungura nyababyeyi ndapfuye karabaye ubwo ari gihe uhabwa imiti n'umukecuru ukabatsu yabyize nako byati none ugasanga ari gusobanurira ino miti ngituma ngo mu nda y'umugore ngibyara ngo imera neza none bagasanga nawe araba barakubwiye ngo iyi abateze none kandi ngewe inda y'umugore giye bagwereza bitandukanye be bavaga bimwengeye byo bagaye tumwa bimwe no kunywa litiro hari ni litiro ibiti bisharira baby wibigarura ariko men let's go ye ari gendaga nawe ugiye ku ruhande wabimena oya tandagarira nawe nta kibazo oya ngiye ntabwo nabimena ahubwo ntekereza ntabwo ari kubona ikibazo wari ufite ahubwo natekereza nka wari mama waduherezaga ngo bya byo kunywa nawe ngo binyweho yumvaga ko yabonaga nubinywa ntacyo bigutwaye ngiye biragiye cyo mfasha akumva ko ntegufira ko ndi njyenyine muri urugendo niko nabitekereza rero namwe imiti yo kumfasha uri kumva Yakoze muri nyababyeyi nanjye narayinyweye. Ngo ni oya yari ngo yintandamye ubwo nafite intandamye. Nanjye namwe intandamye. Ahubwo nyavuga ati ngo n'abagabo bagira intandamye. Ngo nabyo. Yababona ngo intandamye y'abagabo mu gitinda kugaragara. Intandamye harya simburi si infection. Ni inzoka, niba ari infection. Ako birashoboka ari infection. Nenda abantu b'abaganga cyangwa abantu bazi bira miti ya kizungu cyangwa se n'iya kinyarwanda bashaka kudusobanurira. Kubera iki? Hano hunagwa niba ari intandamye ugasanga n'umugabo arakubwiye ngo yinywe. Kandi sinzi nanzi ko intandamye ari y'abagore gusa. Ako byose ni byo mu Rwanda. So urumva batamiriza resultat urukumva ya thyroid yawe ntabwo my thyroid was high. So yari iri kuri okay so ninjya mu by'ikiganga bigira amaterme menshi cyane. So ibifite kubifite 0.0.25 bifite kuba mesa iri munsi ya kabiri n'igice. Mbese wowe tubwire ntago yari iri ku rugero rwa nyarwo rw'umuntu muzima. No ntago ukeneye gutwita ya kandi uri muzima kandi waragiye kwa muganga umuntu muzima ajya kwa muganga urakoze yari iri hejuru cyane. So n'ikindi ma iron yanjye nayo yari iri low cyane. Vitamine D yanjye yari iri low. So basanze muri make ari bijyamo vitamine ni vitamine iyo thyroid ariko nikora cyane kuko ngo thyroid nibyira nari ubwonko kubyira ovule ngo busohore iki ubwo bivuge ko nta ovulatingaga all the time. Ntago ovulatingaga batata we ugakora kubitagira gusa nakubitaga nasengeraga ubwende mwa wako narishimaga ese umuntu usenga kugira utera inda hariya nyine uyu ugiye gusenga kugira byibura uzatera inda ariko nanone ushaka kujya gusenga none ushakanye n'umugabo sibyo cyangwa wenda abantu baraza tubwira ushaka kujya gusenga unako ushakanye n'umugabo mugasenga mwaka wa mbere ugashiba kabiri ugashiba gatatu ugashira nyine nibyo turi kubuza kuganira hano umuntu ugisenga barabiretse se nyine yaba uza kwagira ngo neza ubwo uzi kugira none okay none usenze zakavamo umusaruro nusenze nkave umusaruro akavamo ibyishimo dufate nk'uruye ese usenga kugivamo umusaruro abantu basi abenshi none iyo ushatse umugore sibyo ushaka umugore n'umugabo abantu turi kuvuga gusenga ubwo gusenga no guhura k'umugabo n'umugore ubu namushakiye agaterme keza kugira atazajya avuga bya bishego twabyise gusenga umugore n'umugabo barashakana kugira bajye basenga hazavemo umwana sibyo none baze rero uri gusenga ukabona n'ubundi
uziko n'umugabo ngira akabirambira ariko nanjye agiye cyageze mu nashaka kubonana nawe nanjye sinkubeca ari gihe cyageze abatsi none nta mpamvu yo gusiga abantu wenda bakuru baraza kubyumva ubanye n'umugabo n'umugore umwaka urashize ibiri dashize kandi urabizi ko ari abantu benshi cyangwa ku kwezi kwa mbere abantu benshi ahita avuga ati bimeze bite bimwe bakarira abantu bakagira gute ariko natwe twageze aho nk'umuntu ntago wavuga ngo twabayeho turi strong ko habagaho hasi hejuru ariko ikintu cya mbere navuze nako nabwiye umutima wanjye navuze ati ko byagenda kose ntago nzi ahantu hari ikibazo wenda bishobora kuba ari njyewe cyangwa se bishobora kuba ari ku mudamu ikintu nzirinda kumubwira nabi nzirinda kumubwira ijambo na rimwe ryamukomeretsa bigendanye no kuba wenda ibigendanye no kubyara n'ubu ngubu uko mutubona ubu ntago wenda dushobora kupfa ibindi ko ntago tubana nk'abamarayika ariko ntago naza ibintu byo kubyara niyo tugeze mu rugo si byano kuri kamera tuza tukabiganiraho gutya gusa turi no kwisekera kandi ni gutya duhora tumeze ntago wasanga turi kuvuga ngo iby'abana umwana ko ngiye nageze naho ngaho numva kwibanira n'umugore wanjye bihagije ibindi by'umwana bikazaza mu gihe tutazi ukumva ubwo nyine icyo kibazo akibonye anyandikira imiti aba ari doze ufite gufata ibyumweru 4 ugasura agacekinga so yo asanga yavuye nyine yamanutseho gahoro ariko ntabwo iri kuri level ashaka ugata increasing a dose atayongera imiti nani kwa 25 mg none atameza 50 ubwo nama vitamine D ngo nama iron n'ibiki byose none iron shaka tumugira na constipation ya kuri part abari ntambara and then n'urwo rugendo nyine rurakomeza it is what it is nako nanjye nagiye kwipimisha be wibeshye no se twajyanye bwanyuma ejo bundi kubera no please amamo simbivuge be please don't okay thank you araza kubabwira nanjye nagiye kwipimisha wumva twese twagiye kwipimisha ukumva ko byagenda kose nkuko bivuze ushobora kuba waragiye kwa muganga ugasanga wenda ibibazo byawe ni nk'ibyo ariko wenda nawe mfite ibibazo birenze byawe ata nta bibazo bebe anyarafite ariko anyway nawe twagiye nyine ngo nyemaze kugupima OBG asabwa ati rero ubwo turagupimye tumishaza aho kugira ngo ntago hajya ngo ukubye urusyo n'inga se bajya bita gute ukomye urusyo agomba kuma n'inga se ati rero kugira no nizere ko nda imiti ngwaye izagufasha cyangwa twamuvingaho ni n'umugabo afite kumutesting afite gusa appointment bazakenera spam ziwe bapima hajya ngo quantité qualité na speedité bamupimye basanga original akozaho ni gusa icyuma cy'indege so you know what guys ni ari ikintu cyambere nawe n'uyu yabivuga nanyaga nsaba Imana kwako umugabo yari ufite ikibazo byabigorana kwa bamuhe bamuvura ariko umugore ufite ikibazo bakakibona bakuvura batakuvura byo ntabwo ati uzamubare dusanga umuganya ameze neza basingiye nasanga ikibazo zamvura bizashoboka ariko guys so katugere ku musozo nyene ko byagenze basanga ari muzima ubwo nanjye baracyankurikirana guys rero tufite inkuru nyinshi tufite ibintu byinshi byiza ukumva ntabwo uzi ni imiti yarayinyweye ni basi iyo miti yaje gukora barayiguhaye none iyo miti yakoze iki abantu benshi muri kudusengera muri comment ati Imana izabahereze impanga turabibashimiye cyane mu izina rya Yesu kandi nanone reka tubabwire ngo ikiganiro kiri cyakomeje sibyo ibi biganiro ari abantu benshi bajya usanga bagiye badutera imbaraga bakagenda bagasharinga jani y'urugendo rwabo rwo kuba baratinze kubyara imyaka 10 bababwira ukuntu ibintu bigezeho babagira ibigezweho babagirwa ukuntu byitwaye rero natwe nibo baduhaye imbaraga ndavuga ati why not niba hari abantu bari guca muri ibi bigeragezo ashobora kureba ko hari abantu noneho sasa burungano cyangwa se bakiri batoya kuri we cyangwa se bakuru kuri we bari kubicamo bafite nawo mutima wo kuba babivuga rero nawe support yawe ya mbere tugusabye kandi subscribe dukomeze tubane muri ibi biganiro sibyo byonyine nkuko nabibabwiye sibyo byonyine tuzakomeza kuvuga muri gukunda ko tubana kuri ano mashusho gusa ntabwo tuzabarambira impamvu twari twatinze iki kiganiro cya prodinga hari umutumirwa wacu tukaba tuzi kandi tuzamanza twabahereza ikirere cyabaye kibi ntiyaboneka ariko tuzi neza ko mu minsi iri imbere bigiye kuba byiza
kandi gweho utubonye bwa mbere tubona singorata wowe tubonye bwa mbere subira mu biganiro byacu bya nyuma ni ibiganiro byiza kuntu twahuye kuntu twaje love story ubwa mbere igice cya mbere cya kabiri n'ibindi byinshi bizakomeza muri rusange abantu bakunda ibiganiro byacu nakagaruka nagahoraho abantu mwifuza kuzagumana natwe mw'iyi jani fertility jani kugeza ubwo nyine bizakomeza kugeza igihe bizagenda ibyo kudusarira bizaba kugeza igihe tuzaba byati noneho bya bintu byakunze none narebye kuri Google bya bintu byahwaniyemo. So thank you guys, thank you for ugejeje bungu ushyikura kino kiganiro. Imana iguhereze umugisha. Please ntiwibagirwe kuba udatanze like, udasubscribinze, udasharinze, udatanze na comment. Imana ikomeze ibarinde, turabakunda. Ciao ciao. Amaze ntuzi. Karo baby boy. Cheers. Siko kuva twatangiye tarama cheers. Warize niyo. Sinarize, byaje kurusaba ipana musengo, please. Please.